Ndabashimira ko muneza amatwi. Hari ingeso yadutse mu bantu aho usigaye ubwira umuntu ngo wangurije amafaranga agahita akubwira ngo amafaranga yarabuze ngo turi mu mezi mabi. Ukava mu kwambira akubwira ngo ari mu mezi mabi bikajya mu kwa 12. Wamubwira ngo nguriza udufaranga mu kwa mbere akakubwira ngo turi mu mezi mabi ngo abana bari kujya ku ishuri. Ngo uzategereza ngo mu kwa 4. Byagera mu kwa 4 akakubwira ko imvura imeze nabi. Akakubwira ngo tegeza mu kwa 8 ngo wende twaka tuzaba tweze. Byagera mu kwa 8 akakubwira ngo izuba rimeze nabi ngo hari amakwe menshi ngo ari gutwerera. Watekereza byibuze umwaka urangire mu mpera z'umwaka ngo azafite umusaruro w'umwaka wose. Byagera mu kwa 12 akakubwira ngo turi mu minsi mikuru ngo no kwitegura amashuri y'abana. Kubera icyo abantu basigaye banga kuguriza abandi amafaranga. Iyo ugurije umuntu amafaranga uba witeguye ibintu bibiri: guhomba ayo mafaranga no guhomba umuntu. Game over. Kubera ko nimba hamagaraga umuntu akakwitaba, iyo agufitiye amafaranga ntashobora kongera kukwitaba. Niba yagusuraga ntashobora kongera kugusura. Kugeza ushobora guhamagara umuntu ugiye no kumurangira ikiraka cyangwa akazi, ariko kubera ko agufitiye amafaranga 5,000 akanga kukwitaba. 5,000 bikaba bimujije ikiraka cya miliyoni wari ugiye kumurangira. Ingeso y'ubwambuzi yadutse mu bantu. Umuntu asigaye abona nta hantu ho gukura amafaranga afite, akavuga ngo reka nitabaza inshuti yanjye.